Ngizi ingeso 5 ushobora kuba wakora hanyuma nawe ukaba umukire. Abantu bagiye bagerageza ibi bintu 5 babaye ababiliyoneri. Anytime nawe ushobora kuba wabigerageza bigashobora kuba byabahira cyangwa se bigashobora kuba byaguhira. Ibi bintu 5 cyangwa se izi ngeso 5 nubasha kuba wazigerageza, nabizi neza ko ushobora kuzanshimira nyuma. Ese wakwibaza izo ngeso ni ibihe cyangwa se ibyo bintu 5 ushobora kuba wakora hanyuma nawe ukirigita ifaranga ni ibihe? Teza iminota yawe mikeya kugira tubashe kureba ibyo bintu 5. Ndabanza nkubwire umuntu umwe yari umuntu ukora akazi gaciriritse runaka, ariko mu gihe runaka yaje kuba umukire aza kuba biliyoneri. Akazi nko gucukura tuwarete, kuba ukoropa amatuwarete cyangwa se hari ikintu kindi, akazi gaciriritse kaguha amafaranga make ukagenda uyasevinga hanyuma akazakubyarira amafaranga menshi ku buryo wowe utabitekereza, ku buryo wowe ushobora kuba utabyiyumvisha. Tugiye kuri twavuga ko ibi bintu 5 nubikurikiza ushobora kuzanshimira nyuma, hanyuma nawe ukakirigita ifaranga cyangwa se ukikura mu bukene, kubera ko nibikura mu bukene uzabigirira inyungu umuryango wawe n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ushobora kuzagenda utanga akazi ukagaha abari wowe cyangwa se umuntu runaka nawe akazagushimira. Ikintu cya mbere tugiye kuba twaheraho rero, ntabwo nshaka kugira ngo ibi bibe kuba yarambanya abantu benshi. Kino kintu bakunda kuba bakitiranya amafaranga usohora. Ese amafaranga ukonsuma amafaranga angana iki? Ushobora gusanga amafaranga winjiza cyangwa se amafaranga wowe utakaza mu buryo runaka aruta ayo winjiza. Tuvuge we na nk'ubu niba uhembwa umushahara w'ibihumbi 50, hanyuma ukaza mu byo ugiye gukoresha ukwezi kose ukaza gukonsuma ibihumbi 100. Urukumva amafaranga ukorera nayo ukonsuma aruta amafaranga ushobora kuba winjiza. Ikintu ushobora gukora rero hano, inama nakugira kuri ingingo ya mbere, niba uzi neza ko uhembwa 50 cyangwa se ubona 10,000, menya amafaranga ushobora kuba wazigama, hanyuma ayandi menye kuba wayasevinga. Tuvuge ushobora gusevinga 1000 cyangwa se ugasevinga 2, ariko umenye neza ko mu gihe runaka ushobora kuba wabona amafaranga menshi, cyangwa se hahandi wagiye ushyira cya 1000 ushobora gusanga amafaranga ageze gutya akiyongera. Rero gerageza mu byo ukora byose, niba uhembwa 1000 runaka 2 cyangwa se 3, ugira amafaranga makeya ukonsuma. Ushobora gusanga ukeneye gaze yawe yagushiranye, cyangwa se ukeneye imyenda, cyangwa se ukeneye mu telefone. Menya niba uragura telefone ko ari mu mubare w'ibyo wapangiye, witekereza yuko amafaranga ushobora gusohora ashobora kuruta ayo mafaranga winjiza. Nubwo ukora kino kintu ushobora kuzisanga mu bukene utazi uko byagenze. Inama nakugira rero, menya amafaranga ukoresha runaka, umenye ayo sevinga, umenye nayo gukora besigiwe n'akaba ushobora kuba wakwifashisha. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, ngiyi neza ko ishobora kuba yumvikanye. Noneho ikintu cya kabiri tugiye kuba twarira hamwe, menya aho amafaranga yawe uyashyira. Ese amafaranga nyashyira mu mitungo itimukanwa, cyangwa se nyashyira wenda tuvuge ufashe amafaranga ukashyira mu telefone, cyangwa se ugafata amafaranga ukayagura ikibanza. N'urugero wenda ku bantu bifite telefone, mu by'ukuri niba ariyo guhamagara ushobora kuyirengagiza ukagira cya kintu kiri asset, cya kintu kitimukanwa. Ayo mafaranga n'igihe uzakenera kuba wagurisha cya kintu, ushobora kuzasanga amafaranga yiyongeye cyangwa se yagabanyutse. Ariko nugura telefone mu gihe runaka ayo wayiguze ushobora ntariyo bashobora kuzaguhereza. Wenda tuvuge niyo waguze umurima w'ibihumbi 200, nubwo udashobora kuwubona, na telefone y'ibihumbi 200, mu mezi 3 cyangwa se mu mezi 4 wa murimo ushobora kuzasanga wazamuye igiciro, cyangwa se telefone yawe cyangwa se yamenetse izagumya igukonsoma. Menya icyo ukeneye kurusha ikindi. Noneho mu buzima bwo mu rugo nanone, niba hari ibyo ukeneye, menya aho amafaranga yawe yashize. Niba wahembwe, menya ngo wafashe agafuka cyangwa se agapapuro ubyandika ahantu ku ruhande.
numara kubyandika ku ruhande uvuga ati aya ngaya nzayakoresha ibi, aya nzayakoresha ibi. Nibyo bizatuma urushaho kuba wamenya amafaranga yawe ukonsuma cyangwa se amafaranga yawe ukoresha aho agenda agana. Ushobora gusanga wenda wifashisha amafaranga menshi ariko utazi agenda buhe buryo. Iyo ugiye wenda mu isoko ukabona kiriya ukumva ushaka kukigura, wahura n'ikindi ukumva ushaka kukigura, ibyo bintu ushobora gusanga ukoze budget, ushobora gusanga amafaranga wakoresheje uwo munsi, niba ari mu isoko wagiye, amafaranga wakoresheje uwo munsi ari menshi atari muri gahunda wari wapanze. Ni iki rero ushobora gukora? Niba wenda ugiye mu isoko cyangwa se ugiye ahandi hantu guhaha, ushobora gufata ikofi ugashyira amafaranga make, cyangwa se ahandi hantu ukavuga aya ngaya niyo ngomba kuba gukoresha, ayandi nzayakoresha iki gihe. Nibyo ugomba kuba wakora. Nizere ko ahangaha turi kumwe. Ikindi cya gatatu ushobora kuba wakora niba ushaka gutera imbere cyangwa se nawe anytime ukazaba billionaire, kuba wakubaha igihe cyawe, kubera ko igihe ni amafaranga, igihe kirahenda. Gerageza kuba wapanze gahunda zawe z'umunsi. Tuvuge niba wihaye akazi, niba ukageramo wenda ufite akazi kaguhemba amafaranga runaka, wagasabye ugakeneye, uratangiye kugenda akazi kageramo ni saa moya, utangiramo saa 3, saa 4 bitewe n'inshuti zawe runaka, aho wagiye mu kabari cyangwa se wagiye ahandi hatandukanye, ugatangira ukica gahunda. Menya yuko niba ari akazi cyangwa se niba ari wewe usanzwe wikorera, abandi baba bagakeneye, cyangwa se niba ukora nabi niko inyungu izaza iri hasi. Ni iki rero ushobora kuba wakora? Tangira umenye igihe, ukoresha budget yawe neza, igihe cyawe ucyubahe nk'uko kigomba kuba kimeze. Reka twihute cyane tujye ku kindi gikurikiyeho, ikintu cya kane tugiye kuba twarebera hamwe. Menya ibintu ugiye kuba wakora. Ese uyu munsi ndakora iki? Menya gahunda yawe y'umunsi, niba ngombwa uyandike hasi ku rupapuro kugira ngo umenye ibyo ushobora gukoresha uyu munsi, cyangwa ejo umenye ibyo uzakenera kubera ko uzakoreshe ibiri muri gahunda. Ingingo ya 5, gira uwo wigiraho cyangwa se gira ufatiraho urugero. Niba ari business ugiye gushinga, ese ni bande bageze kuri ibi, ni bande bageze kuri ibi, kugira umenye aho yagiye agira itegeke ry'ubuzeho uhashyire imbaraga. Numara kuhashyira imbaraga, bishobora kuba byakubyarira inyungu mu buryo cyangwa ubundi. Guys, gutera imbere ni mu mutwe. Izi nama ko ari 5 zikurikiza inzira kuzacira inyuma bitewe n'icyo ushobora kuba wagezeho. Ukanda subscribe, ufungure inzogera atazajya gucika. Niba hari icyo ukuyemo, ntibagiwe gushyira hasi muri comment. Iyi nama zigerageze uzanshimira.